Snapchat, TikTok, follow you. Nilirwa nguririmba amareliyo. You shine like an angel nikuna saa. Wambereye nk'izuba rimurika. Tell me how you feel. Icyo ushaka cyose umbwire. Mpora mwiruka inyuma ubibona. Sinzi icyo wamaye. Uramutse wemeye kuba uwanjye. Nakwibagiza aba ex bawe. Ndabibona ko you scared. Don't feel nervous. Mba numva twakwibera mu bicu. Na akana gatoya k'abakobwa ewana twahuriye mu nzira gutyo kambwira gafite impano ewana ngashyira kuri platform nka mikoro kararirimba abantu bumva kavuga neza karirimba neza abandi ba content creator baramukoresha ewana none Imana ishimwe ko umwana yanabonye management ubu ngubu. Teka amashashe saye. Teka amashashe. Teka amashashe. Teka amashashe. Teka amashashe. Nsubiramo gake. Tizoryo zurgize inzuzi. Tizoryo zurgize Eyo. What's up in Rwanda? What's up Kigali? Nizeye ko muri hose mumeze fresh. Nje ndi Mr. Uwagwan. Different channel the Eagle Boy, Booster Boy, Back to Back Boy, Bandika, Bandua. I'm the bad man, an animated guy, voice of region, voice of platform, hero of street, talent developer, hit maker, they make a stable boy. This is a new vibe, new talent, new hit, new style, even another post from this street, even from Satya TV. Ladies and gentlemen, boys and girls, I invited you to be with us and another poster muri iki kiganiro rwose. Ndakeka uyu munsi muri bwishime muri buze kunezerwa n'ikiganiro tugiye gucisha kuri Satya TV kuko ni umuriro. It's a fire. This guy ndi kumwe nawe nabashobora kumuhera hasi cyangwa se from zero to him ngo ndangize byaba birebire bigasaba umwanya munini cyane. Gusa nagize amahirwe cyangwa se nagira umuntu n'Imana kuko nahura nawe kugira ngo tuganire. Unyemereye kuganira nawe gusa sinzi neza nimba nari bukotere muri iki kiganiro bitewe n'ukuntu numvishe uyu mujene ari umunyendimi nyinshi cyane. Bamwita God Promoter. God Promoter. Congratulations to me. Kuko nsanzwe uri bazina banjye. My namesake. Yeah. Our names is the same. God Promoter. Ora kuri Satya TV gusa mbere yuko nje nawe tuganira cyangwa se mbere yuko twinjira mu buzima bwite bwa bw'ibijyanye na promotion cyangwa se bw'ibijyanye n'ibigwi by'aba promoter musanzwe mukora ndagira ngo we introduce yourself ku bantu badukurikira ngaho kuri Satya TV. Okay. Nitwa God Promoter nk'ibisanzwe niyo mazina nkoresha kuri platform zanjye nubwo ko babyumvishe mu izina ndi promoter nkaba n'umu content creator uri kugenda utera intambwe itari mbi ewana nibyo bamenya kabisa. Okay, God Promoter. Ese niki cyangwaye inspiration kugira ngo uze muri industry yo kuba waba umupromoter cyangwa se kugira ngo wisange uri gukora ibyo uri gukora aka kanya? Ewana njyewe ndi kera numva ko nzaba umuhanzi ariko n'undi ntarirarenga kabisa. Mfite n'indirimbo zimwe na zimwe nubwo najya na uploadinga gusa nabonye ntabona ubushobozi buhagije bwo kwita ninjira mu muziki. Ndavuga reka mere hano ngende hano yageze gufasha abandi nkanjye badashoboye kumfasha noneho tuzazamurana noneho nyuma ewana nzaba umuhanzi kabisa. Okay, kuvuga no gutaruka gusa nge sindi busimbuke akantu numvisha. Numvisha uvuga ngo wigeze cyangwa se wigeze kugerageza ibijyanye n'imiziki nubwo utigeze udropinga banga ngo ushyire hanze cyangwa se ngo ushyire ku karubanda abanyarwanda cyangwa se abandi bantu bakurikirana ibijyanye n'imiziki bayimenye. Ese wadukubita akapera aho gatoya kimwe mu ndirimbo waba warigeze kwandika? Okay, sisi no kwandika gusanga nayo ifite recording na mastering irangiye. Yego Bahita mu bicutu. Mu bicu tukuvuga freestyle kabisa. Ewana kamere ku gice cya kabiri. Okay. Snapchat, TikTok, follow you. Nilirwa nguririmba amareliyo. You shine like an angel nikuna saa. Wambereye nk'izuba rimurika. Tell me how you feel. Icyo ushaka cyose umbwire. Mpora mwiruka inyuma ubibona. Sinzi icyo wamaye. Uramutse wemeye kuba uwanjye. Nakwibagiza aba ex bawe. Ndabibona ko you scared. Don't feel nervous. Mba numva twakwibera mu bicu. Nahora nkuririmba my boo. Ibyacu si byino.
nawe urabizi. It's about to go up. Uyu mujene bamwita God Promoter, gusa twumvisha ari n'umuhanzi mwiza kuko freestyle adutayemo njye numvishemo ubutumwa bwinshi cyane. Birashoboka ko waba warigeze kujya muri relationship kabisa bikagera ku rwego rwo kuvuga ngo uyu muntu ushobora no kumukubita akazigo nk'aka ngaka tukajya mu bicu. Reka genda utari wandabuye. Yego God, numvishe uri umusinga mwiza. Ese iyi ndirimbo numvishemo ubutumwa buremereye cyane, nanjye binkoze ku mutima nubwo nari umukobwa. Gusa ikibazo nashaka kubaza, ese iyi ngiyi ari true story cyangwa ni ibintu wabonye ahandi nawe bigusaba kuba wakandikaho indirimbo? Ntabwo ari true story, gusa nabibonye ahandi. Ntabwo ari true story yanjye, ariko iri ku wundi muntu. Ni true story ariko iri ku wundi muntu, ku nshuti yawe. Yego God, mbere yuko dukomeza cyangwa se mbere yuko dukomeza mu bijyanye n'urugendo rwo kuba umupromota, ndagira ngo mwibarize aka kantu. Ese ibi bintu byo gupromotinga impano z'abantu, ese nawe ubundi promotinga impano z'abantu? Yego, niyo yangirimo. Okay, mbese ibi bintu mubona birimo amafaranga manyi? Bitewe n'uko n'urwego ugezeho amafaranga agenda aza, gusa kuri ubu njyewe ntabwo ndatangira kuyabona nk'uko nyifuza, ariko make make atabura icyo akumarira iyo yatangiye kuza. Bivuze ngo abanyarwanda cyangwa se abantu bari gukurikirana iki kiganiro baguha akazi? Bampa akazi kabisa. Bamwita God Promoter ngo bamuhereze n'akazi. Ese God Promoter, wambwira nka bamwe mu bantu wagiye ufasha mu bijyanye n'impano ubu ngubu bafite intambwe bamaze gutera muri industry? Biriya si ngombwa kubavuga mu mazina cyane, ntabwo ari ngombwa kubameshoninga. Ntabwo ari ngombwa kubameshoninga, ariko ushaka kuduha urugero tugahita dufatiraho urugero, cyangwa se abakurikiranye iyi video bafatiraho urugero bagira bati uriya muntu nanjye ashaka kuma promotion bigakunda. Yego, kubera akenshi naho nkunda gukorera imihanda gusa. Yego, hari umusista ntabwo nibuka izina rye, urumva ako abajya kuri platform zanjye bamubona. Ni akana gatoya k'agakobwa twahuriye mu nzira gutyo, kambwira gafite impano, ngashyira kuri platform nka mikoro kararirimba, abantu bumva kavuga neza, karirimba neza, abandi ba content creator baramukoresha. None Imana ishimwe ko umwana yanabonye management ubu ngubu agiye gutangira urugendo rwe rw'umuziki kabisa. Ako kantu ni keza cyane rwose, nuko abantu banjye bambaye kurinda bakumera amashyi, gusa ndabizi ko bari buyandike muri comment kabisa. God Promoter, akandi kantu nashaka kukwibariza. Ese urabona ibi bintu bijyanye n'impano cyangwa se na entertainment, hari uburyo ki tugira abantu batwinspira kuza muri ibi bintu cyangwa se ba role models? Ninde waba ari role model wawe muri ibi bintu ku buryo uvuga uti nanjye ndamutse mbaye nka kana kabisa ibi bintu byamfasha? Njyewe ubundi nakuze cyangwa nkiri mu ishuri, akenshi ukiri mu ishuri nibwo utekereza ku bantu, kubona umwanya wo gutekereza kuri ibyo bintu. Gusa nyine nakundaga Yago Pondati. Numvaga nyine still nyine ndacyamukunda. Nubwo duhuje amazina se duhuje na ba role model. Ibi bintu bibaho cyane kandi we are the big energies. Yego, bamwita God Promoter, yahoze abibabwira, yakunze kwisubiramo kenshi cyane. Ese God Promoter, akandi kantu nashaka kukwibariza, urabona iyi mihanda ihuriweho n'aba content creator benshi cyane, bamwe baraza bakazimara, abakora ibintu by'ubufu, abakora ibintu bizima, ku buryo tuvuga duti uriya mwana afite vision cyangwa se afite ahantu runaka ashaka kugera. Biba bigaragara mu mboni z'abakurikira se cyangwa mu mboni z'abanyarwanda. Ese wowe ubona aka kavuyo k'aba content creator cyangwa se ubu bwinshi bw'aba content creator bizajya bituma aba content creator babona akazi cyangwa se ibiraka byo gukora, cyangwa ubona bizajya bituma igiciro cyangwa se cost yo kuba mwakora akazi runaka yagabanyuka cyangwa yakiyongera? Icyo kibazo nisubije neza. Kuba content creator ushatse kumva icyo bisobanuye. Rero nimba wiyemeje kuba content creator, ntabwo ndagera kure, ariko ntabwo ndi hasi cyane mu bitekerezo. Nimba uzi ko ugiye mu nzira yo kuba content creator, kunda content yawe, ukore content itagize uyibangamiye, ikindi ureke gucika intege. Ibyo bintu ntabwo ibyo byose byakwanga byo kubona akazi, kubona amafaranga se, ntabwo umukire azabona uri brag cyane, nubwo kabone niyo waba uri gukurikirwa ariko ufite abo ubangamira inyuma. Ntabwo bizaguha background mbi nyine yo kuba umukire cyangwa undi muntu yaguha akazi, cyangwa n'abantu bagumya kugukunda nyine atari abandi baguharara.
ariko nukora ibintu cyambere no gukora ibintu byawe bikunze ubishaka ukabiha n'umwanya kandi ukigira n'icyizere muri wowe ibindi byose birashoboka yego gadi hari uburyo ki nkunda kubona aba content creator bakizamuka cyangwa se bakiza muri iyi game vuba ndavuga aba bamaze mu bwongo igihe gitoya nkunda kubona bakunda ibintu byo kuba bazamukira mu masaga ugasanga umwihendereje undi hari asaga imaze iminsi iri trend ku mbuga nashatse kumenyeshaninga amazina y'abayikoze gusa abadukurikirana ndabizi neza ko nabo bamaze iminsi bagenda babibona biri gucacara ku mbuga ukabona bamwe bakanavuga yuko ari planka bigatuma n'abanyarwanda babafana batangira kuvuga bati abantu turabona barinsere cyangwa se batari seriye muri ibi nariyo mpamvu bari gukora baducaberanya baduhereza ibintu n'ibindi bidafite aho bihuriye na content creation. Ese wowe waba wizerera mu kuba wazamukira muri saga ukaba wakendereza nk'umuntu mukuru cyangwa se nk'umu big fish umuntu ukurusha followers n'icyo cyatse kuvuga cyangwa umaze igihe kinini kukurusha muri game kugira ngo ube waba promoted cyangwa se wizerera mu kuba wakora ibintu byawe kandi byiza ibyo ngibyo bikaba byaba impamvu yo kuba waba promoted? Okay, kuzamukira muri saga buriya ntabwo ari byiza kuko nawe uzamutse nyine ubaye akavuyo mu kandi ikintu kibi cyabyo baraguharara uzarebe nk'ikipe hari igihe iba ifite abafana benshi iri gutsinda iri mu gihe cyiza cyo gutsinda ariko iyo itakaje izo mbaraga itangiye gutsindwa ubwo yasaga irangiye niba abantu baguharaye ntabwo bongera kukureba kuko baba baragukundiye yasaga iba yararangiye ubwo nawe uba warangiye. Rero kuri njye ku giti cyanjye numva atari byiza n'undi mu content creator ubitekereza numva atari igitekerezo cyiza cyo kugenderaho. Gadi, muri iki kiganiro gica kuri Satya TV cyangwa se mu biganiro byose bikunda guca kuri YouTube channel ya Satya TV dukunda kugiramo agaparte kavuga ngo twige ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se dusubiremo ururimi rwacu cyangwa se dusuzume nimba tuzi ururimi rw'ikinyarwanda neza. Ese mu mashuri mwize ntazi neza umubare kuko ntabwo wigeze utubwira ati wenda ugarukiye aha n'aha waba uzi neza ururimi rw'ikinyarwanda? Ndaruzi kabisa wenda nubwo nigeze babwira amashuri nasoje 6 yisumbuye ubu ndi no muri kaminuza. Uri kwiga university? Akabanza ukamatsiko. Ese university uri kwiga ibijyanye n'iki? Ndi kwiga ibijyanye n'icyo bita ese ndabigusobanurira ko wabivuga tukabyumva nari ako twizanira abana bijyanye na multimedia. Uri kwiga ibijyanye na multimedia? Yego muri gahunda yacu twiga ururimi rw'ikinyarwanda ngira ijambo rimwe mubwira cyangwa se igorane rimwe ubundi ugasubiramo. Ndakubwira amagorane atarenze 3 cyangwa se niyo yajya hejuru yayo ntabwo yahingane. Nta kibazo. Igorane rya mbere vuga ngo teka amashashe asaye. Teka amashashe teka amashashe teka amashashe teka amashashe teka amashu ashye asaye. Teka amashashe asaye bikurikirana iryo jambo uko rimeze. Iyo nteruro teka amashashe asaye. Teka amashashe ashya teka amasha noneho irya mbere urabona ko ritsinzwe. Irya kabiri ushobora kuvuga ngo imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Okay, irya kabiri urumva ko arikoze neza cyane ahubwo mumere na bravo muri comment. Igorane rya gatatu ushobora kuvuga uti yemwe mwabagabo aho muri baba yemwe mwabagabo aho muri baba haboheye yemwe mwabagabo aho muri baba haboheye ntabwo ari ukuba baboheye. Yemwe mwabagabo aho muri yemwe mwabagabo aho muri baba haboheye. Yego tizo ngizo ry'izinzuzi tizo ngizo ry'izinzuzi nakantu koroshye cyane. Tizo ngiryo zizi nsubiramo gake. Tizo ryuzu ry'izinzuzi tizo ngizo tizo ngizo ry'izinzuzi nakantu koroshye cyane urumva ko nanjye tizo ngizo oya ni ugutizo ndyo ukaza ukaryiza inzuzi ni ibintu byoroshye cyane kandi promoting ako tizo ndyo uzuryiza inzuzi. Ikinyarwanda cyawe kiri gukemangwa. Yego kandi promoter tugiranye ikiganiro cyiza cyane. God bless my G. Kandi ndagira ngo uhereze inama aba content creator cyangwa se abantu bari gukora ibi bintu byose bijyanye na show bizana mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane abana bari kuza ukabona nibwo babijemo ukabona bari kuza babyinjiramo nabi bigatuma abari batangiye kubagirira icyizere bagira bati ibi bintu rwose kabisa ugasanga nyine batangiye gutingwa babagirira icyizere babakunda cyangwa se babafana. Ndagira ngo wahereze inama kabisa.
So inama nabagira ku bashaka kuyumva, nimba uri muri content creation, yikunde, ukore uyikunze kandi waranire gukora ibintu byawe. Ikindi wubahe abantu bagutanze muri uyu mukino, wigirire icyizere. Ikindi ureke gucika intege kuko ibi ni byo bintu nabonye bigira abacantege benshi kurusha abafana. Rero iyo ubishinze birangira nawe ucitse intege kabisa. Ese akandi kabazo k'amatsiko nubwo tugana no ku musozo, ari uburyo ki uvuzemo akantu ngo wirinde abaguca intege, bitanekereza kano kantu. Ese mbere yuko yego nta hantu hanini watubwiye ko nta hantu hanini wari wagera, ese byaba byose hari intambwe umaze gutera muri ibintu bya content creation ndetse na promotion. Ese hari abantu bigeze baguca intege kera mbere yuko uza muri iyi game, ubu bitewe n'intambwe umaze gutera usigaye ureba ukavuga uti mwa bantu mwe nubwo mutambaniye wenda mwabaye inkingi negamiye kugira ngo ngere ku byo nagezeho? Barari benshi nubwo nashatse kubamentioninga, ariko nabo barabizi. Ubu ngubu bifuza ko tunakorana, ariko njye ntabwo naba nkabo kuko nifuza ko content creation muri rusange yo mu Rwanda izamuka. Benshi n'ubu ngubu hari abo twakoranye nabwo ati dufatane ukuboko tugumye tuzamuke, ntabwo njye naba nkabo. Ese abo bantu hari ubutumwa wabagenera muri rusange? Ubutumwa nabagenera muri make nabo babonye isomo, ariko ubundi butumwa nabagenera bakomeze bakunde ibyo bakora kandi bareke gushaka gukora ibintu bonyine. Bashaka ukuntu nyine dufashanya turi benshi nibwo tuzazamuka neza. Ese God Promoter uwagushaka cyangwa se uwashaka kureba ibikorwa byawe, nize mbuga ashobora gusura akakubona? Wese izo mbuga zitwa iki? Imbuga TikTok, Instagram, YouTube na X bose ni God Promoter. Kwandika God Promoter urambona, ubona ibyo nkora. Wibuke ukanda follow, YouTube ushyiraho subscribe, ibyo nkurikira buri munsi. Tere na comment umbwira ati ibintu ndabibona gutya kabisa, cyangwa untere na courage nyine nimba ari byiza. Yego, ku bantu bakurikiranye iki kiganiro ntazi umubare, se hageze nk'ushaka ko ushobora kumukorera promotion cyangwa se akeneye kushobora kumwamamariza bitewe n'ibikorwa byawe, arasura akabona uburyo kibirindingamo cyangwa se uburyo bigendamo, ashobora nko kugushakira ku yihe nimero kugira ngo byibuze baguhe akazi, cyangwa se nawe akeneye kuba promotinga babaye bakuvugishaho? Kuri izo platform, kuri Instagram, kuri X, kuri TikTok, muri bio nyine harimo namba zanjye kabisa nkoresha kuri WhatsApp, wanyandikira waba ushaka neza ko ukanyandikira DM nyine nkaziguhato, nta byadanje. Yari nje Mr. Uwagwan Different cyangwa se The Eagle Boy. Tugira ikiganiro cyiza na God Promoter. Icyaba cyiza nuko mwamusura kuri platform ze zose, ariko mukagenda mutibagiye kwa mwakanda subscribe cyangwa se subscription kuri channel yitwa Satya TV. Ciao ciao.